Imana kuko izi ko tubana n'abo bantu nizo nshuti twagendanye n'abo bantu twakuranye n'abo bantu dusangira tuziranye, ikora icyo bita separation. Imana separation ibaho ku Mana. Ikibi ni division. Imana nta division igira, ariko ijya yemera ko habaho separation. Ubundi abantu ntibajya baburana batanakijije. Umuntu mugahura ukamuga ati usiga yubaye, ugatira ukoresha isi irarenze ni hatari by'isi, kandi nta rwango rurimo, ahubwo ariko nukuri ndiko nta mutima mubi, nanjye n'ubuzima ndimo ndashakisha. Ugasanga mwaraburanye habayeho separation, ariko muhuye mwasangira mwaganira mwaciringa. So Imana rero igutoranije ikakweza igukura muri icyo kivunge. Erega n'ubundi inshuti buriya uziko nujya no mu kazi ugahindura akazi ukinjira mu kazi uzahabonera inshuti. Kubera icyo uhabonera inshuti kuko muri environment imwe nizo nshuti zawe rero hari cyatumaga mu inshuti kuko hari cyabahuzaga. So Imana rero ikigukuramo, niba mwahuzwaga no gusohoka mugatwika hahiye, niba mwahuzwaga na pati runaka, niba mwahuzagwa na filime runaka hano mwagiye kureba amasaha 12 muri 28 mukaba muri filime, niba mwahuzwaga na telefoni muri chat z'amafuti muvuga ku wundi muntu runaka waramubonye ukuntu asigaye ameze tiburiya gisigaye bigenda bite, mugahuzwa n'ibyo bintu, icyo kikaba ari cyo kikugira inshuti uvamo. Noneho ugasa nk'ubura, kandi n'ukuri nta rwango rurimo, ukabura abantu bakakubura bakajya bakubona ati kose bro usigaye ubaye ko ngati ndahari ndi mu nzu y'Imana ndi gusenga ndi hano, kuko ntago ababyumva uburyo mwaburanye kubera ko icyabahuzaga nikigihari. Wowe sihuri gushyira umwanya wawe. Njyewe nyizwe umuntu yaramamagara akamubwira ati bro uri he ndi gusenga, uri he nagiye mu materaniro, uri he ndi muri fellowship, uri he ndi gusohoka. Ako se bro nawe urakabye wese ko akabya mu kabari, wamubaza ngo uri he ndi mu kabari, uri he nagiye guciringa n'abajama, uri he ndi gusoma kamwe, uri he ndi kwa Claude, wese kukabya waretse nanjye ngakabya. Now iyo uri mu kintu ukijyamo hanyuma noneho abantu bakakugayira ko wakigiyemo neza. Now so inshuti zawe mwagendanaga mwabanaga ukora separation ntoya. Now Imana rero icyo pastor yavuze, Yesu yabanaga n'abanyabyaha akabana n'iki, uko niko kubana n'abantu kuko murakorana. Nimuva mu kazi akinyabya muri boîte, wowe urahita ujya he muri overnight. Nimuva mu kazi runaka cyane niko kaduhuza kwa. Nimuva muri gym muvuye muri sport, mwahuriye muri sport mwakoze sport, we agafata inzira yo kujya ku gisimenti, wowe ufite inzira ya fellowship y'abantu muri bugire gute muri buhure, cyangwa ufite repetition, ufite repetition nimugoro muri bukore muzaririmba ku cyumweru, niho uri bujye nawe afite izindi shwa. Iyo ni separation ibayeho ariko muri kumwe murabana. So nakenera rero kumenya ibyo urimo, nibwo azakubwira ngo waburiye nuko bararika, ukamubwira ati uza ahantu naburiye, urashaka kumenya aho naburiye. Erega sometimes n'igihe tubaza ari n'uburyari kubera ko uri cyuvuga gora n'umuntu bro ko wabuze se warabuze. Iyo ashaka kumenya aho waburiye arahamenya, ntiyahamenya se yahamenya. So iyo ashatse kumenya aho yaburiye uramubwira ati urahashaka kumenya aho naburiye, ngo yino uzaharebe sasa ahantu abantu bantwaye. Twaza tuvuga mu bya mariage, iyo umukobwa uzuka ukamubura mu rugo ubaza umubyeyi ukabaza ngo ariko uyu mukobwa yaburiye, ati runaka yaramutwaye. So natwe niba tubura uzabwira ati Kristo yarantwaye, ngwino nje kukwereka ahantu yanjyana. Now icyo rero uzirinde gusa icyo bita division yo kuba mushobora guhura mugaterana amahane, ariko separation niyo waba udakijijwe n'abantu baraburana, umwe akajya Canada undi akajya Australia, umwe agakora mu igikondo gakora Kicukiro, ukimuka abantu bari baturanye ukajya kuba Inyamirambo undi akaba Iremera. Separation ugasanga murongeye guhura inyuma y'imyaka kandi nta rwango rwari rurimo, ukamwita ngo yahoze mu nshuti zawe. So no gukizwa nuko rero Bibiliya rero ikongera ikavuga mu Bakorino ba mbere igice cya 15:33 ikavuga ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Icyo nicyo gituma
nicyo gituma Imana yemera separation kugira ngo zangeso z'ibintu mwakoraga mwavugaga utazitindamo zigatuma zigukurura na zangeso Imana yaratangiye kugutoza ukazita. Now akenshi uzarebe nko kuri WhatsApp iyo umaze gukizwa umaze kuvugana n'abantu wababwiye ko wakijijwe watangiye kujya mu ijambo ry'Imana muri korari mu gukizwa amagambo arahinduka. Nimutuzi se tugambo twandikirana turimo twa vulgar language profane language ya magambo y'ukoza soni utangira kuyahindura none umuntu agatangira kukwita bro man usigaye uvuga nk'abantu bakuru babagabo Imana igitoza ukavuga nk'abantu bakuru umwana muto twa tugambo two gutwika ugasanga watugabanyije uri wabaye serious. Sasa ibyo ngibyo ngewe hari n'abantu bajyaga kunganiriza kambwe ati bro witonde uyu ni pastor wirinde ya magambo yawe. Ibyo ndabikunda cyane, ndabikunda kuko biba byerekanye ko arabizi neza ko Imana ihindura. Now so bareke rero muburane, bareke muburane habeho ka separation. Niba kenera niba gukunda n'inshuti yawe yahoranye nawe izifuza kumenya aho waburiye, niba ifuza kumenya aho yaburiye uzayizane uyiranda ati uyibwira ati mwene data ngaha ahantu naburiye. Amen. So nicyo ngicyo haba hariho icyo bita Imana iri kugukorera bita kukweza mu buryo bw'icyaha bw'imbaraga z'icyaha icyo bita power of sin. Ariko penalty of sin Imana iba yarayigukuyemo yaragutoranije yaragushyize ku ruhande yarakugize undi muntu. So iyo uyemereye ukaguma muri iyo comfort zone yaho hantu y'Imana irahagutoreza ukazasohoka uri icyuma gityaza abandi. Imana igumugisha nibaza wasobanura.